Kubara igice cya gatatu. Kubarwa kw'Abalewi n'andi mategeko yabo. Uru ni rwo rubyaro rwa Aroni na Mose ubwo Uwiteka yabwiriraga Mose ku musozi wa Sinayi. Aya niyo mazina ya bene Aroni, imfura ye ni Nadabu, abandi ni Abihu na Eliyazari na Itamari. Ayo niyo mazina ya bene Aroni, abatambyi basizwe bakerezwa gukorera Uwiteka umurimo w'ubutambyi. Nadabu na Abihu bapfiriye imbere y'Uwiteka ubwo boserezaga umuriro udakwiriye imbere ye mu butayu bwa Sinayi, bapfa bucike. Eleyazari na Itamari bagakorera Uwiteka umurimo w'ubutambyi imbere ya Aroni se. Uwiteka abwira Mose ati, igiza hafi ab'umuryango wa Lewi ubashyira imbere ya Aroni umutambyi kugira ngo bajye bamukorera, barindire imbere y'ihema ry'ibonaniro iby'uwo yarindishijwe n'iby'iteraniro ryose ryarindishijwe, bajye bakora imirimo yo mu buturo bwera. Barinde ibintu byose byo mu ihema ry'ibonaniro n'iby'Abisirayeli barindishijwe, bajye bakora imirimo yo muri ubwo buturo. Nuko Abalewi uzabahe Aroni n'abana be. Aroni abahawe rwose mu cyimbo cy'Abisirayeli. Uzashyirireho Aroni n'abana be kwitondera imirimo y'ubutambyi bwabo, utari uwo muri bo wigira hafi kubyishyiramo yicwe. Uwiteka abwira Mose ati, ubwanjye nikuriye Abalewi mu Bisirayeli mu cyimbo cy'abana b'imfura bose bo mu Bisirayeli. Abalewi bose bazaba abanjye, kuko abana b'imfura bose ari abanjye. Ku munsi nicaga abana b'imfura bo mu gihugu cya Egiputa bose, niho niyereje abana b'imfura bose bo mu Bisirayeli n'uburiza bw'amatungo, bazaba abanjye, ndi Uwiteka. Uwiteka abwirira Mose mu butayu bwa Sinayi ati, bara Abalewi nk'uko amazu ya ba sekuru ari, nk'uko imiryango yabo iri, ubare abahungu n'abagabo bose uhereye ku bana bamaze ukwezi bavutse. Mose yumvira ijambo ry'Uwiteka ababara uko yategetswe. Aba nibo bana ba Lewi uko bitwa: Gerushoni na Kohati na Merari. Aya niyo mazina ya bene Gerushoni nk'uko imiryango yabo iri: Libuni na Shimeyi. Aba nibo bene Kohati nk'uko imiryango yabo iri: Amuramu na Isuhari na Heburoni na Uziyeli. Aba nibo bene Merari nk'uko imiryango yabo iri: Mahari na Mushi. Iyo niyo miryango y'Abalewi nk'uko amazu ya ba sekuru ari. Gerushoni yakomotsweho n'umuryango w'Abalibuni n'uw'Abashimeyi. Iyo niyo miryango y'Abagerushoni. Ababazwe bo muri bo, abahungu n'abagabo bose bahereye ku bamaze ukwezi bavutse, bari 7,500. Imiryango y'Abagerushoni ijya ibamba amahema yayo aho ubuturo bwera buteye ibitugu mu ruhande rw'iburengerazuba. Umutware w'inzu ya ba sekuru b'Abagerushoni abe Eliyasafu mwene Rayeli. Iby'ihema ry'ibonaniro Abagerushoni barindishwa bibe ubuturo n'ihema n'igisakara n'umwenda ukinga umuryango w'ihema ry'ibonaniro n'imyenda ikinzwe y'urugo n'umwenda ukinga irembo ry'urwo rugo rugota ubuturo n'igicaniro n'imigozi yose ikoreshwa imirimo y'ubuturo. Kohati yakomotsweho n'umuryango w'Abamuramu n'uw'Abisuhari n'uw'Abaheburoni n'uw'Abuziyeli. Iyo niyo miryango y'Abakohati. Ababazwe bo muri bo, abahungu n'abagabo bose bahereye ku bamaze ukwezi bavutse, bari 8,600 barindishijwe iby'ahera. Imiryango y'Abakohati ijya ibamba amahema yayo mu ruhande rw'ubuturo rw'ikusi. Umutware w'inzu ya ba sekuru b'imiryango y'Abakohati abe Elisafani mwene Uziyeli. Ibyo barindishwa b'ibisanduku yera n'ameza n'igitereko cy'amatabaza n'ibicaniro n'ibintu by'ahera bakoresha n'umwenda ukingiriza ahera n'ibifatanye nawo byose. Eleyazari mwene Aroni abe umutware utwara abatware b'Abalewi, ajya akoresha abarindishijwe iby'ahera. Merari yakomotsweho n'umuryango w'Abamahari n'uw'Abamushi. Iyo niyo miryango y'Abamerari. Ababazwe bo muri bo, abahungu n'abagabo bose bahereye ku bamaze ukwezi bavutse, bari 6,200. Umutware w'inzu ya ba sekuru y'imiryango y'Abamerari ni Suriyeli mwene Abihayili. Bajye babamba amahema yabo mu ruhande rw'ikasikazi rw'ubuturo bwera. Umurimo Abamerari bategekwa ube uwo kurinda imbaho z'imiganda y'ubuturo n'imbumbe zabwo n'inkingi zabwo n'imyobo zishingwamo n'ibintu byabwo byose n'ibifatanye nabyo byose n'inkingi z'urugo rubugose n'imyobo zishingwamo n'imambo zazo n'imigozi yazo.
Mose na Aroni n'abana be aba ari bo babamba amahema yabo imbere y'ubuturo mu ruhande rw'iburasirazuba, imbere y'ihema ry'ibonaniro ahagana aho izuba rirasira, barinda ahera mu cyimbo cy'Abisirayeli baharindishijwe. Utari uwo muri bo wigira hafi yicwe. Ababazwe bose bo mu Balewi, abo Mose na Aroni babaze babitegetswe n'Uwiteka nk'uko imiryango yabo iri, abahungu n'abagabo bose bahereye ku bamaze ukwezi bavutse, bari inzovu 2,200,000. Uwiteka abwira Mose ati, bara abahungu b'imfura bose b'Abisirayeli, uhereye ku bamaze ukwezi bavutse, wandike umubare w'amazina yabo. Njyewe Uwiteka untoraniriza Abalewi babe ingurane z'imfura zose z'Abisirayeli, kandi umpe n'amatungo y'Abalewi abe ingurane z'uburiza bw'amatungo y'Abisirayeli bwose. Mose abara imfura zose z'Abisirayeli uko Uwiteka yamutegetse. Abahungu b'imfura bose babazwe bahereye ku bamaze ukwezi bavutse, umubare w'amazina yabo uba inzovu 2,273. Uwiteka abwira Mose ati, tora Abalewi babe ingurane z'imfura z'Abisirayeli, utore n'amatungo y'Abalewi abe ingurane z'amatungo yabo. Abalewi babe abanjye, ndi Uwiteka. Kandi kugira ngo imfura z'Abisirayeli 273 zisaze umubare w'Abalewi zicungurwe, ubake shekeli 5 z'imfura imwe, uzende zigezwe kuri shekeli y'ahera, niyo gera 20. Uhe Aroni n'abana be ifeza z'incungu z'izo mfura zisazeho. Mose yaka ifeza z'incungu imfura zisaze kuzacunguwe n'Abalewi. Ifeza yatsi izo mfura z'Abisirayeli ziba shekeli 1,375 zigezwe kuyahera. Izo feza z'incungu Mose aziha Aroni n'abana be uko ijambo ry'Uwiteka ryategetse, uko Uwiteka yategetse Mose.